Nshuti mwene data nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane nawe. Uyu ni umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi volume ya mbere, tukaba tugeze ku cyigisho cya 26. Icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ibyo gutinya kwiza n'iby'abasubira inyuma. Turatangira kuri paje 148 tugeze kuri paje 152. Njyewe tugiye kwigana ndi Musoni Flavien. Reka Imana igira aho idukura n'aho itugeza muri iri jambo ryayo, kandi twongera imbaraga muri ibi bihe by'imperuka mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana ifite imbaraga, uri Imana itoranya, kandi uri Imana iha abantu bayo imbaraga. Uri Imana ihamagara abantu ngo batandukane n'ikibi bayisange kugira ngo bahinduke beza. Nta kintu na kimwe twakwikesha, ntabwo dushobora kwihindura, nta kintu cyadukiza kivuye muri twe, ahubwo dukwiye kubura amaso tukareba icyo wakoreye Karuvari. Reka rero muri uyu mwanya tugiye kubumbura ijambo ryawe, ari ryo riduha ubwenge, ni ryo rituma tumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, ni ryo riduha amasezerano yawe akashyirwa mu biganza byacu. Iri jambo ryawe ni ryo rituma Siyoni yegera hino tukayibona ko itwegereye. Iri jambo ryawe ni ryo rituma tubona ibihe by'ubuhanuzi byavuzwe, amaso yacu agahumuka tukamenya ko byasohoye. Kandi iri jambo ni ryo ritwereka yuko amazina y'abana bawe bagukunda kandi bagushakisha uko bwije n'uko bukeye, arimo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Iri jambo ryawe kandi ni ryo riduhumuriza yuko ibyo wasezeranye kudukorera urimo no kubikora uyu munsi wa none. Kandi iri jambo ritubwira ko watangiye umurimo muri twebwe, rikaduha icyizere ko ari nawe uzawusoza. Reka rero muri iri jambo ubwo ariho tugiye gushakira imbaraga, ubwo ariho tugiye kurondorera ibyanditswe, kuko arimo twibwira ko dufite ubugingo. Reka riguhamye kandi riduhamirize ko ari we mutabazi wacu, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, mu cyigisho cya 26 cy'igitabo cy'umugenzi kuri paji 148 turagaragaza neza, tugiye kubona ibintu bibiri bidasanzwe, aho ijambo ry'Imana rigiye kutwereka akamaro ko kubaha Imana n'ibintu bishobora kuturinda gusubira inyuma. Niba mubireba neza, ku muryango wa buri dini iyo uhahagaze ubona ibimenyetso byo gusubira inyuma. Byanga byakunda, iyo ugiye kuri televiziyo, iyo ugiye kuri radiyo, iyo ugiye kuri interinete, iyo uteze amatwi abayoboke b'amadini atandukanye, iyo urebye aho ibihe birimo kwerekera, hariho gusubira inyuma kudasanzwe. Rero ni iki cyakurinda gusubira inyuma? Kubaha Imana uyu munsi wa none kutumariye iki? Kandi ni ayahe maherezo y'abubaha Imana? Ese abatubaha Imana bo iherezo ryabo rizaba irihe? Nshuti zanjye, muri iki gitabo, mu ncamake y'iki gitabo cy'umugenzi kuri paji 148 hatangira hagaragaza yuko mu Kristo na byiringiro bakomeje bajya imbere bihuta. Noneho nta bwenge yarabakurikiye, ariko nta bwenge yabakurikiye acumbagira. Nshuti zanjye, mwibuke yuko yagendaga yiruka, agera aho agenda gake yisigaza inyuma. None barashaka kugendana nabo kandi agenda acumbagira. Kandi byanga byakunda, nta bwenge. Mukomeze mumugirire amatsiko, mwibaze, ese azinjizwa mu rurembo Siyoni? Gucumbagira ni ikintu kigaragaza ko agenza urugendo igihe kirekire ndetse yarukomerekeyemo, ariko ibi ibyangombwa bisabwa by'urugendo ntabyo afite. Rero bakomeje bajya imbere, babona nta bwenge abakurikiye, agenda acumbagira. Mu Kristo abwira byiringira ati, rero uriya muntu ni umutindi ku by'Imana, kandi ku munsi w'amateka, umunsi w'urubanza, ruzamutsinda pe. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none hariho abatindi babiri. Umutindi wa mbere ni umuntu wiyumvamo yuko nta kintu namba afite, akaba azi ko Kristo yamubera ubutunzi. Uyu nguyu byibuze gukira kwe birakunda. Ariko umuntu umeze nka Laodikiya akibwira yuko ari umukire kandi ari umutindi wo kubabarirwa, uyu nguyu afite ikibazo cyane, ahazaza he haba hari mu kaga. Byiringiro arangije abwira mu Kristo atumva, rero mu mudugudu w'iwacu harimo abantu benshi bameze nk'uriya kandi b'abagenzi. Ikintu kibabaje rero, iwabo ho ni benshi. byaba ari ikibazo. Abagenzi benshi bajya mu ijuru, abantu bari muri uru rugendo rujya mu ijuru, abenshi
ari ba nta bwenge kaba ari akaga. Uyu mwanya ndagira ngo wibaze nanjye nibaze, ese tugenda nk'abanyabwenge cyangwa ntitugenda nk'abanyabwenge? Abantu benshi bagenda nka ba nta bwenge, ariko muri Bibiliya mu Befeso igice cya 5, Abefeso igice cya 5 mpasoma amagambo akomeye cyane kandi nkunda. Aya magambo nagira ngo nyakubwire ni iki cyakubwira kugenda mu rugendo neza. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Ni iki kiranga abanyabwenge rero? Mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba bapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Kumenya icyo umwami wacu ashaka, ugacunguza uburyo umwete, kuko iminsi y'imperuka irimo irihuta, ubuhanuzi burimo burasohora, imbabazi z'Imana zirimo ziragenda zirangirira ku bantu, kandi iherezo ry'abanyabyaha, abanyabyaha barimo baragotwa n'umwijima utazagira igitondo cy'umuzuko. Rero nshuti zanjye, iki ni igihe cyo gufangura, iki ni igihe cyo gukora bwangu, ugakurikirana ibyo umwami ashima, akaba ari nabwo bushakashatsi. Muri Efeso igice cya 5 umurongo wa 10, mu gihe abantu bari mu bushakashatsi butandukanye bukaba bwarabatwaye umwanya ukomeye, umuntu ugiye kujya mu ijuru ubushakashatsi bumuranga ni ubuhe? 5 umurongo wa 10 Abefeso, mushakashake uko mwamenye ibyo umwami ashima. Njyewe musoni, niki kizatuma muri iyi minsi y'imperuka abantu bamenya ko ndi umushakashatsi? Ntabwo ari ibitabo byinshi nasomye, ntabwo ari ubwenge runaka cyangwa ikindi. Niko nawe bimeze, yaba pasiteri, yaba bishop, yaba apotre, n'abandi bantu bibwira ko bamaze igihe mu bintu by'Imana, ndetse n'abantu bize amashuri menshi. Umushakashatsi ugezweho uzagira amahirwe yo kurama akagera no mu ijuru, nushakashaka ibyo umwami ashima. Mbega ubushakashatsi! Ubu bushakashatsi ndabubifurije. Aho gushakashaka ikibazo kiri mu rugo rwa kanaka, aho gushakashaka kumenya impamvu zahombeje kanaka musengana, aho gushakashaka kumenya impamvu umugabo runaka yagize ikibazo runaka. Reka mbabwire, hari n'ibyo tujyamo bitanatureba. Icya mbere ni kimwe, turahamagarirwa gushakashaka kumenya ibyo umwami wacu ashaka. Rero Mukristo yarakomeje abwira Byiringiro, amubwira ati rero Imana y'iyi si abantu benshi yabahumye amaso ngo be kurebesha imitima. Muri Yohana igice cya 12, muze kuhareba Yohana igice cya 12, harimo igitangaza gikomeye Yesu yakoze, ariko uyu munsi wa none abantu benshi iki gitangaza Yesu aracyakibakorera mu ijambo rye, ariko ntago babizi. 40 Yesu yabivuzeho neza mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 12 umurongo wa 40. Yesu arangije aravuga ngo nicyo cyatumye 39, nicyo cyatumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati, yabahumye amaso ibanangira imitima ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima bagahindukira ngo mbakize. Mu magambo make, hari abantu bafunze amaso batamenya ibintu byerekera, maze Mukristo aribaza ati mbese bariya abantu ntabwo batinya ko ari abanyabyaha? Noneho arangije aravuga tumva rero barabyemezwa, ariko kuko ari abanyabwenge buke ntibamenye uko kwemezwa, maze bakiyibagiza bakikomereza inzira za kamere zabo. Mu magambo make, imitima yabo yaba nta bwenge ibashinja ko ari abanyabyaha, ariko barangiza bakiyibagiza ndetse bakikomereza inzira zabo za kamere zabo. Byiringiro arangije aravuga tumva rero gutinya gushobora kugirira abantu umumaro, kandi kukabemeza gutangira urugendo rujya mu ijuru. Ese nshuti yanjye, wowe wemera yuko umuntu w'Imana agomba gutinya amateka y'Imana, kandi akumva ko Imana byanga byakundi idakina ibyo yavuze ku banyabyaha izabisohoza, n'ibyiza yagambiriye ku bakiranutsi izabisohoza? Yego, Imana ntikina. Iyo Imana yavuze ikintu no kuba kiraba. Uyu munsi wa none rero, umuntu umwuka w'Imana akanguye akamwereka ibyaha bye, mwuka w'Imana amushyiramo gutinya. Ariko ku gutinya hari amoko abiri yo gutinya. Hari ugutinya gukomoka ku Mana, ariko kwitwa gutinya Uwiteka. Gutinya Uwiteka rero, muri Zaburi 111 umurongo wa 10, muri ino Zaburi Dawidi yaranditse ngo gutinya Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Nta muntu ushobora kugira ubwenge bw'iby'Imana adatinya Uwiteka. Dukwiye gutinya Imana yacu, tukamenya ko ari umwami n'umutware ufite ubushobozi,
uhana inkozi z'ibibi kandi akagororera abamukiranukira. Ibi bintu dukwiye kumenya ko amateka y'Imana nta mikino ibirimo, nta rwenya rurimo. Niba Imana ivuga yuko igiye kurimbura isi, nta mikino, si urwenya, si igipindi. Abakinisha ibyo bintu bazahura n'akaga. Ariko nshuti yanjye, icyo nagira mbabwire ni kimwe. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko abantu b'Imana, hari isomo nasomye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11. Iri somo ryarantangaje cyane. Abaheburayo igice cya 11, Bibiliya iravuga ngo iki? Kwizera niko kwatumye. Abaheburayo 11 umurongo wa karindwi. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana amaze kuburirwa nayo iby'ibitaraboneka. Nowa yaburiwe ibintu bitaraboneka, bitaranabaho, ariko kuko yari azi ko Imana yacu iri serious, iri seriye, ahita amenya yuko iby'Imana nta mikino ibamo. Kuva uwo munsi asaba Imana kuzayumvira, n'umutima we iyo wajyaga kumushukashuka ngo natuze, yumvaga agiye kugwa mu kaga. Gutinya Imana, kwizera gutera umuntu w'Imana gutinya. Umuntu w'Imana aba akwiye kugira ibyo yubaha, aba akwiye kugira ibyo atinya. Byiringiro arangije abwira Mukristo ati rero nsobanurira gutinya kwiza ni ukuhe, kuko hari gutinya kwiza no gutinya kubi. Gutinya kubi ni ukwicara ukumva yuko isi igiye kurimbuka ukavuga uti ntazihira nkababara, warangiza ukaza. Buriya nshuti zanjye, nubwo tuza ku Mana kubwo gutinya amateka azacibwa, ariko byibuze 50% mu bituzana ku Mana bigomba kuba ari urukundo rwayo. Rwa rukundo rw'Imana rukatuzana twamara kumenya Imana, noneho 50% byo bikaduhungisha kugira ngo tuve mu mudamararo. Ariko ubundi byanga byakunda, urukundo rw'Imana mu by'ukuri ukurikije uko ijambo ry'Imana rimeze, 100% umuntu yakagombye kuzanwa ku Mana n'urukundo imukunda, atari ugutinya amateka. Ariko umuntu wamaze kugera ku Mana akamenya ko Imana ibyo ivuze bizabisohoza, aba akwiye gutinya ikintu cyazamusubiza inyuma icyo ari cyo cyose. Gutinya gusubira inyuma, gutinya ikintu cyagusubiza mu ntege nke wahozemo, gutinya ikintu cyagusubiza kwicara mu kabari, cyagusubiza kwicara mu nzu zibyinirwamo, cyagusubiza kwicarana n'abakobanyi n'abanywi b'inzoga n'abasinzi, ikintu cyagusubiza gusubira mu buzima Imana yagukuyemo ikoresheje imbaraga nyinshi. Uko gutinya ni ugutinya kwiza. Rero hano banditse ibimenyetso bitatu biranga gutinya kwiza. Icya mbere, inkomoko y'uko gutinya. Gutinya kwiza gukomoka mu kwemezwa n'umuntu yuko ari umunyabyaha. Iyo umutima n'ijambo ry'Imana bifatanyirije hamwe kukwemeza ko uri umunyabyaha, bikakwemeza ko Kristo ari we wagukiza gusa, uko gutinya kwawe kuba kuje neza. Kandi nyamuneka nimwibuke, uko niko twahagurutse umunsi wa mbere wumva indirimbo, umunsi wa mbere wumva ikibwirizwa, umunsi wa mbere umutima nama ugukangurira gusanga Imana. Nicyo cyari cyabaye. Ubwo bwoba nibwo bwatujyanye. Uko gutinya niko gutinya kwiza ndimo kwigisha. Gutinya kwiza kwarakuyoboye kukugeza ku munsi wo kubatizwa. Wibuke, ujya kubatizwa n'urushishi ni warukandagiraga, watinyaga guhemukira abantu, watinyaga ikintu icyo ari cyo cyose cyagutandukanya n'Imana, kandi wahoranaga amakenga y'ikintu cyatuma usubira mu ntege nke wari urimo. Ariko nagira mbabwire ngo muri ino minsi ubu tugeze muri iyi myaka, gutinya kwiza abantu baragutaye. Rero icyo ni icya mbere. Icya kabiri kiranga gutinya kwiza kugufite, gutera umuntu kwisunga Kristo ngo amukize. Gutinya kwiza kukwereka yuko udashobora kwikiza, kukakwereka yuko uri uwo kurimbuka. Gutinya kwiza kugatuma urota, ukarota abandi bagiye mu ijuru ugasigara, ukarota ikintu runaka kigiye kukubuza ijuru. Ibyo bintu bigatuma ukanguka mu nzozi, warangiza ukarira cyangwa se ukababara, ugapfuka mu gasenga ukabwira Imana uti Yesu Kristo ntabara kuko ngiye gusigara. Rero byanga byakunda, ibyo byose ni ugutinya kwiza. Ikindi cya gatatu kiranga gutinya kwiza. Gutinya kwiza gutuma umuntu yubaha cyane. Gutinya kwiza gutuma umuntu yubaha cyane Imana, akubaha Imana abizi yuko Imana iri seri, ibyayo bidakinishwa, izina ryayo ridakinishwa, igitabo cyayo kidakinishwa, ijambo ryayo, inzira y'Imana nayo idakinishwa. Ibyo bintu bituma wubaha Imana, ukubaha ijambo ryayo, ukubaha inzira yayo. Kandi uku gutinya kwiza gutuma umuntu, kubuza umuntu kutongera kunangirwa, gutuma umuntu atongera kunangirwa n'ibyo ari byaramunangiye ari umupagani. Uku gutinya kwiza gutuma umuntu atinya kongera guteshuka, agatinya ikintu cyamusubiza aho yahoze. Kandi uku gutinya kwiza
gutuma umuntu yirinda ikintu cyose gishobora kugayisha Imana, ibintu bishobora gutukisha Imana, ibintu bishobora gutuma ku iseta aho ukorera abantu bayireba nabi, mu kazi kawe, muri minisiteri ukoreramo, cyangwa mu kigo runaka, cyangwa mu kazi ako ariko kose ukora, kaba k'umutekano, kaba ko mu nzu y'Imana, akazi ako ariko kose, kaba ko kwa muganga. Buri munsi uko gutinya kuragushorera, kugatuma hari amagambo utavuga, hari ibikorwa utajyamo, hari uburyo utagaragara, hari uburyo utigaragaza. Bitewe n'iki? Ubutinya ikintu icyo ari cyo cyose cyagayisha Imana kiguturutseho. Ubu bwoba rero ni ubwoba bwiza. Reka mbabwire, ubu bwoba, uku gutinya ni kwa gutinya umugeni aba afite hafi y'ubukwe. Iyo umuntu ari hafi yo gukora ubukwe, nshuti zanjye, aragenda akagenda, haba hari abantu bigeze gukundana, haba hari abantu mwigeze mubana, haba hari abo mwigeze mugirana gahunda zitandukanye. Ariko nshuti yanjye, iyo uri hafi gukora ubukwe, mu maso hawe, mu mutima wawe, haba harimo itoroshi imurika y'umukunzi wawe, ku buryo uba wumva ari aho hantu. Umuntu niyo aguhamagaye, uba utinya kuba wahemukira uwo muntu mugiye gukorana ubukwe. Kandi uko gutinya, iyo umugeni atagufite, niba abandi muzajya kumva mwumve ngo bagiye gusezera abasore bakundanaga barabasambanya babatera inda, bagiye gusezera abasore bakoranaga cyangwa bagiye guhurana nabo biganye, ahava yanyweye inzoga yasinze bamuteruye kandi yari umurokore. Ndagira ngo mbabwire nshuti zanjye, umuntu wese ufite gutinya kwiza muri no minsi y'imperuka azarokoka. Kubera iki? Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14, Ibyahishuwe 14 umurongo wa 6, ubutumwa bw'abamarayika batatu, igice cya 14 umurongo wa 6. Nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aya magambo arakomeye cyane. Mwubahe Imana muyihimbaze. Kubaha Imana birangwa no kuyitinya, birangwa no kumenya yuko amateka yayo nta mikino irimo. Yesu Kristo ari Karuvari, abantu bagiraga ngo ni ikinamico ririmo kuba, ariko ntago ryari ikinamico. Hari harimo kubera igikorwa kizatuma ahazaza h'ikiremwa muntu haba heza mu rwego rwo hejuru. Ariko abantu bageze Karuvari harimo ababonaga Yesu nk'umuntu urimo gukubitwana n'ibisambo ariko watari igisambo. Hari ababonye ari umuntu wigize umunyabubasha ariko bakamutikurira Karuvari nta bubasha afite. Ariko nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye, igisambo ku musaraba cyaramurebye kibuka yuko ari ukimbura amarembo y'ijuru. Kirangije kiramubwira ngo ndagusaba ngo tuzabane mu bwami bwawe, uyu munsi tubane mu bwami bwawe. Yesu yarakirebye agisezeranira paradizo. Kubera iki? Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ngo kubaha Imana no gutinya ni ikintu gikomeye. Reka mbabwire yuko nimureba ku musaraba, igisambo kimwe cyabwiye Yesu kiti, rero umva ko wakijije abandi, ngaho ukize natwe udukize. Ikindi gisambo kirakireba kiti, koko ntushobora no gutinya. Aya magambo aratangaje cyane. Reka turebe Luka 23 umurongo wa 39. Luka 23:39. Umugome umwe yihana, umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo? Ngaho ikize natwe udukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha, uri mu rubanza rumwe n'urwe. Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe. Mu magambo make, gukira kw'igisambo, iki gisambo gukira kwacyo ni kumwe, nuko yavuze yuko kubaha Imana no kuyitinya bikenewe. Rero nshuti zanjye, umuntu w'Imana, kubaha Imana gutera umuntu gutinya,
kukamutinyisha kutongera guteshuka, kukamutinyisha ikintu cyatumaga Imana. Ariko muri iki gitabo cy'umugenzi baranditse ngo uwo muntu ufite uko gutinya kwiza atinya ikintu cyose kibasha kwangiza amahoro ye afite muri Kristo, cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyababaza Mwuka Wera aragitinya, akigendera kure. kandi ikindi, uyu muntu ufite gutinya kwiza atinya ikintu cyose cyamuvaho cyatuma abanzi b'Imana bayituka. Inshuti zanjye, ntuzishimire kumva ku kazi baguhimbye irindi zina rinyuranye n'izina ryiza witwa. Ntuzifuze ko ku kazi bataramira ku idini usengeramo barimo kuvuga ko ari ryo ricumbikiye indaya n'ibisambo n'abagome n'abanyazi n'abaki. Ntuzishimire kumva ko ruririmbamo ariyo abantu barimo kuvuga ko icumbikiye ibirara. Ntuzifuze yuko ahantu wirirwa abantu bavuga yuko kuba umuntu w'Imana birutwa no kutamuba. Nshuti zanjye, ukwiye gutinya ikintu cyose cyakuvaho cyatuma abanzi b'Imana bayituka. Iki kintu ni ikintu gikomeye nifuza cyane yuko mutekerezaho uyu munsi. Noneho rero mu Kristo na Byiringiro bakomeje kubazanya aho bageze, ndetse bifuzaga gukomeza ibiganiro. Noneho barangije baravuga bati rero uburyo abanyabwenge buke bihunza ibibasha kubatera ubwoba kandi bikabagirira umumaro. Hari uburyo bugeze muri bune bari barimo kuganira, baravuga bati hari ibintu bituma abantu bikuramo ubwoba bwiza, gutinya kwiza, bigatuma batagira icyo bageraho. Kandi nanone ikindi, bakagerageza kwiyibagiza cya kintu cyari kimeze nk'ubwoba mu mitima yabo. Ako nshuti yanjye, nagira ngo nkubaze uyu munsi wa none ko ujya kubatizwa, ko wavugaga nabi ukumva umutima urakuriye, ko wajyaga guhemukira umuntu ukumva umutima urabyimbye, ko wapangaga gukora ikintu runaka wavumbura ko Satani yashyizemo icyaha ukumva icyo kintu uragitinya, ukumva icyo kintu kigiye kugutandukanya n'Imana. Benshi muri mwe ko mwagiye mugira n'ibintu byinshi muhomba kubera uku gutinya kwiza ko ari kuri muri mwe. Ariko uyu munsi wa none uraganira n'umuntu akakubwira ngo inyama y'ubwoba bayinkuyemo. Uragana n'umuntu akakubwira ati ndabikora ruzaca Imana, nta bwoba nkigira. Aba bantu batakigira ubwoba, batakigira gutinya kwiza gukomoka ku Mana, ni ikimenyimenyi cy'uko Mwuka w'Imana arimo kugenda ava mu bantu buhoro buhoro. Icya mbere, abantu bibwira ko gutinya kuva kuri Satani. Umuntu akicara akavuga ati hoya rwose umugabo n'udatinya. Ariko nagira mbabwire ngo hari ugutinya guturuka ku Mana gutuma tutishora mu bigeragezo. Icya kabiri kandi, abantu benshi bibwira ko gutinya kubasha kwangiza kwizera kwabo. Ariko gutinya kwiza ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bibwira ko gutinya kubasha kwangiza kwizera, ariko twabibonye neza mu Baheburayo 11:7, kwizera nyakuri kugomba gutera nyirako gutinya Imana. Ikindi kandi, abantu benshi bibwira ko gutinya atari ikintu kibakwiriye, bagatinyuka kwiyiringira. Hari abantu benshi batajya batinya, ndetse abantu benshi bijyana ku rubuga rwa Satani akabarasa. Njya numva abantu benshi baganira, umuntu umwe yigeze kumbwira ati njyewe mfite ubushobozi bwatuma ndara mu nzu zibyinirwamo kandi bugacya nta cyaha nkoze. Undi yarambwira ati njyewe mfite ubushobozi bwo kwicara mu tubari, nkicara n'abanywi b'inzoga nywa agafanta, tukaganira tugatera imisingo tukagira gute kandi nkava nta cyaha. Ariko nshuti zanjye, uko ni ukwiyiringira. Ni gute uzizera yuko uzaca mu ishyamba ririmo umwanzi ukahava udafashwe? Rero ikindi kintu cya kane kibabaje ni uko abantu benshi bakeka ko ubwoba bubasha kugayisha gukiranuka kwabo kudashyitse, bakomora mu byo bihimbiye ubwabo. Ariko rero nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo gutinya kwiza kurakenewe. Umuntu w'Imana mu gihe abantu barimo kumukomera amashyi bavuga ko ari umuntu w'igitangaza, akwiye gutinya yuko yagwa. Umuntu w'Imana mu gihe abantu barimo kuvuga ko ari usenga neza kandi yasenze abantu bakabona ibisubizo, akwiye gutinya ko Satani azamukoreramo akaba yazamura amasengesho y'abandi kandi ayadaheruka kuzamuka. Rero ni byiza kugira gutinya kwiza. Rero nshuti zanjye, Byiringiro arakomeje aravuga ati nanjye niko nari imeze kera, najyaga ncecekesha umutimanama wanjye kugira ngo niyibagize ibintu. Ariko uyu munsi wa none nari ntaramera uko ndi uyu munsi. Mukristo arangije ati tureke ibya nta bwenge twiganirira ibindi. Ubwo bavuye kuri nta bwenge, noneho rero barangije bagiye kuganira ku wundi muntu udasanzwe. Hashize imyaka 10, waba waruzi umuntu witwaga Mukomera Akanya.
washishikariraga kubaha Imana muri icyo gihe. Byiringiro ati ye nari muzi yari atuye intabuntu, kandi kuva intabuntu ujya ibukiranutsi hari intera n'urugendo rw'igice cy'isaha. Yari aturanye na Musubiranyuma. Birumvikana neza iyo umuntu atagikigira ubuntu bw'Imana, byanga byakunda gukiranuka kujya kure ye. Iyo gukiranuka kwagiye kure ye rero, Yesaya 59 umurongo wa 16. Yesaya 59 umurongo wa 16. Iri somo riratangaje cyane. Yesaya 59 umurongo wa 16, Bibiliya iravuga ngo iki? 59 umurongo wa 14. Imanza zitabera zisubizwa inyuma, no gukiranuka kugahagarara kure, kuko ukuri kwaguye mu nzira, kandi gutungana ntikubasha kwinjira. Gukiranuka iyo kwagiye kure rero, gutungana ntikubasha kuboneka. Rero uyu mugabo witwa Mukomerakanya yari aturanye na Musubiranyuma. Mukristo ati nuwo, ndetse bari bateraniye mu rugo rumwe. Mukomerakanya gato na Musubiranyuma bari batuye mu rugo rumwe. Icyo gihe yarakangutse cyane, yari atangiye kubona ibyaha bye n'ibihembo bizamuhesha, nk'uko Abaroma 6:3 wavuga. Byiringiro arangije arasubiza ati ye yazaga nanjye kunsura arira amarira menshi. Uyu Musubiranyuma ngo yajyaga aza akaganiriza agasura Mukristo ndetse na Byiringiro, ariko iyo yajyaga kwa Byiringiro ngo Musubiranyuma yajyaga arira amarira menshi cyane. Namwiringiragaho gato ko azakizwa, gusa naje kuvumbura yuko abavuga mwami batazakizwa bose, nk'uko muri Matayo 7:21 handitse. Ubwo rero kuba yarariraga, reka mbabwire, ubu uganira n'umuntu yarasubiye inyuma akarira cyane, akakubwira ati amafaranga nakoreshaga narahombye, ubu sinyigira n'umwenda, umugore abana babajyanye iwacu, umugore wanjye yarantaye aranyanga, wakwereka umugabo wamushatse amerewe neza, umugabo wamushatse ameze neza, mbega bene wacu bampaye amafaranga yo gukoresha biranga byanze, baranjugunya kubera ko narayanywereye, mbega ibintu byanjye byabaye bibi, keretse Imana intabaye. Ariko ngiye kugaruka mu rusengero, ngiye kugaruka muri korari, ngiye kugaruka ku Mwami Yesu. Amarira yarangiza akubwira ati wakubwira ibintu nahombye, wajya kubona ukabona arihanaguye na mushwari. Ariko nshuti zanjye, ayo marira arirwa na benshi, ariko n'ubundi batazagera mu ijuru, kuko hirya ya marira nta mwanzuro wo kugaruka ku Mana uboneka. Abantu rero basubiye inyuma, uretse amarira gusa bafite. Gusa iyo ugitangira gusubira inyuma, Satani akwizeza ko ibintu bizagenda neza, ibintu bizacamo, nusangira n'abandi inzoga, ukicarana n'abantu b'abayobozi bazaza bagufasha muri dosiye runaka, nugendana n'abantu b'abantu basobanutse nubwo badasenga, uzabakuraho ibitekerezo bizima. Satani asezeranira abantu bagiye gusubira inyuma imigisha myinshi no kumererwa neza, ariko iyo uhuye na wa muntu yarageze mu gusubira inyuma nyirizina, abarangwa n'amarira gusa. Rero nshuti zanjye, Mukristo yarakomeje atumva rero twagombaga gukomezanya, ariko acudikana Nzigira bituma dutandukana. Nzigira ni umuntu mubi watumye musubira inyuma gwa burundu. Nzigira ni abantu bari ku isi badashaka Imana. Ni ukuvuga ngo nta muntu wo mu muryango we akeneye, nta muntu wo mu nzu y'Imana akeneye, nta n'umuntu wiwe mu rugo akeneye, azikoca. Ni wa muntu ushaka kubaho nk'aho ari we wenyine uri ku isi. Aba bantu ni babi cyane. Iyo bahuye n'abantu b'Imana babasubiza inyuma, kuko akubwira yuko kujya mu rusengero ntacyo bimaze. Hari ibyo yagezeho adasenga, hari ibyo yagezeho n'ubwo urugo rwe rwasenyutse, hari ibyo yagezeho n'ubwo bene wabo atajya abakunda ngo bamugerere mu rugo. Niba hari umuntu mubi, umuntu udashaka kumva Imana yagira iki mumarira, akumva abavandimwe be ntacyo bamumarira, akumva n'abantu basenga Imana ntacyo bamumarira, uzamenye uwo muntu ko ari mubi. Aba nibo bantu basubiza abantu benshi cyane inyuma. Byiringiro arangije ati se niki cyamuteye gusubira inyuma rwose tutarabitekerezaga ukurikije uko wamubonaga? Reka mbabwire, hari igihe umuntu akubona ukuntu ubwiriza, akakubona ukuntu uririmba, akabona ukuntu uzinduka ukubura urusengero, akabona ukuntu muri korari ari wowe waka amafaranga, ari wowe ushaka aho muzatumirwa, akareba ukuntu ku rusengero uza ugatanga amafaranga 10, akakubona mu materaniro yo mu mibyizi, akabona kwiyiriza ubusa urahari, akareba uburyo wemera kugira ibyo wigomwa kugira ngo ubwami bwa Kristo bumere neza mu mutima wawe.
ariko wazajya kumva ukumva uwo muntu ngo yasubiye inyuma bikagutangaza. Hari impamvu enye rero zitera abantu gusubira inyuma. Impamvu ya mbere ni ugutsindwa n'urubanza rw'umutima, ariko umutima ntuhinduke. Umuntu akumva arashaka kugaruka ku Mana, arayikeneye, ariko umutima ntuhinduke ngo yumva yikeneye koko. Ibi bintu bituma gukunda iby'Imana bishira, kandi ubwoba butewe n'ibyaha iyo bugabanutse, umuntu yisubirira mu ngeso ze za kera. Noneho rero uwo muntu ibye bita bimera nka bya bindi yuko imbwa isubiye ku birutsi byayo. Reka tubanze turebe kuki Bibiliya mu gitabo cya kabiri cya Petero igice cya 2:22 bavuze yuko umuntu wasubiye inyuma bameze nk'imbwa yasubiye ku birutsi byayo. Ngibi imbwa irabanza, imbwa iragenda ikarya. Iyo iriye ibintu bivangavanze biyigwa nabi, iratangira ikajororwa, ikagira isesemi, ibyo yariye bikayitera isesemi. Iyo rero byanze, icyo ikora imbwa n'iki? Irabiruka byose. Iyo imaze kubiruka, ntabwo ibiruka kuko ishaka kubiruka, ahubwo ni uko biba biyibabaza mu nda, nicyo gituma ibiruka. Noneho rero iyi sesemi ishize, inda ikongera ikagubwa neza, ya mbwa irahindukira ikajabagira bya birutsi byose kuko itabyangaga. Rero ni nako bimeze, abantu benshi bifuza ijuru kubwo gutinya Gehenomu. Uko ubwoba bugenda bugabanuka muri bo, no gukunda iby'ijuru n'iby'agakiza niko bigenda bigabanuka, bagasubira mu ngeso zabo za kera. Reka ngire ikintu mbabwira, kimwe mu bintu bijya bimbabaza ni uko kwihana ni ukureka. Kwihana ni ukureka ibyaha, ariko uyu munsi wa none ntabwo abantu bakihana ngo bareke ibyaha, ahubwo abantu barihana bakabisubika. Rero kwihana ugasubika ibyaha ntabwo ari ukwihana kwemerwa imbere y'Imana. Niyo mpamvu uzasanga hari ibirutsi twagiye turekura, ariko mu by'ukuri bwari ubwoba, ntabwo twigeze twumva ububi bwabyo. Rero muri ino minsi abantu benshi bagiye kumera nk'izi mbwa, bagiye kongera kugenda basubira ku bintu bari barataye. Mbega uburyo abantu bongeye basubiye ku mayoga, mbega uburyo abantu bongeye basubiye ku matabi, abantu bongeye gusubira mu nzu zibyinirwamo, abantu bongeye gusubira mu busambanyi, barimo barasambanya abagore b'abandi, abantu bongeye guhinduka abajura no mu rusengero barimo bariba, abantu bongeye guhinduka injajwa, iminwa yabo irimo irasenya ingo z'abandi ndetse igasenya n'inzu y'Imana. Kandi inshuti zanjye nagira mbabwire ngo abantu bameze nk'imbwa, Bibiliya ivuga ngo iki? Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya iravuga ngo iki? Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Kuki Bibiliya yabanje imbwa? Izi mbwa zishushanya abantu bava mu masezerano y'Imana nta mpamvu. Ni abantu ubuzima bukanga, ni abantu umubiri ukanga, ni abantu ibyifuzo bikanga, ni abantu bakangwa n'ab'isi, barangiza bakemera bakarambura ikiganza bagasubira ku birutsi bya kera bari barajugunye. Pawulo ni wavuze ngo ibyarindamu yanjye byamindukiye igihombo, ndetse bimerera nk'amase kubwo kuronka Kristo. Byaba ari akaga, abantu batangiye gushyira Kristo hasi, bongeye barambuye akaboko, imari, amazirantoki yongeye yabaye imari. Inshuti zanjye, ibintu birababaje cyane. Icya kabiri gikomeye gituma abantu basubira inyuma, bagira ubwoba bwo gutinya abantu. Gutinya abantu, Bibiliya ivuga ngo iki? Imigani 29 umurongo wa 25, Bibiliya iravuga ngo gutinya abantu kugusha abantu mu mutego. Iyo wicaye imbere y'umuyobozi ukamutinya, ntutinye Imana ahubwo ugatinya uwo muyobozi, ni handi muzasangira akabenzi, musangira inzoga. Nuramuka uhagaze imbere y'umusore ukurambagiza, warangiza ntutinye Imana ahubwo ugatinya uwo musore, uzamworohera gusambanye. Nuramuka ugeze ahantu ukabugendana n'abantu mukorana, warangiza ukabatinya aho gutinya Imana, bizarangwa n'iki? Muzabona muri ahantu mwakoreye inama hihishe, unywa ibiyoga, urye n'ibinyama by'ingurube n'ibiki byose. Kugira ubwoba bwo gutinya abantu ni umutego urimo gutuma abantu benshi basubira inyuma. Nshuti yanjye, uraza kureba icyawe, utoranye icyawe, kuko nanjye ndareba hano nkareba ibyanjye. Ikindi kintu gikomeye, uko ubwoba bagirira Gehenomu bugenda bugabanuka, ubwo gutinya
gutinya abantu ubwo bugenda burushaho kwiyongera maze bikabasubiza inyuma. Umuntu ukamubwira uti ngubu ubutumwa bwiza ngiki cy'ijambo ry'Imana rivuga, yarangiza akakubwira ati umugabo wanjye namubonye mbabaye ntago nakwitandukanya n'umugabo, Imana no ku munsi w'urubanza izabibone nta kindi nakora. Umuntu mukaganira akakubwira ati ntago nakwitesha akazi, sinakwiteza sheri, ntago nakwitesha uyu muntu wampaga amafaranga. Reka mbabwire uko abantu barimo gurushaho gutinya abantu ni nako imbaraga ibajyana mu cyaha irimo kubatwara cyane. Reka mbabwire ni ibintu bibiri, gutinya Imana gushobora gutuma wubahwa n'abantu, ariko gusuzugura Imana kugira ngo utinye abantu byanga byakunda igihe kiragera ugata n'agaciro mu bantu. Rero nshuti zanjye, ikintu cya gatatu kijyana abantu mu gusubira inyuma n'abantu ntibihanganira gukorwa n'isoni bazira kubaha Imana. Ujya kubona ukabona umuntu muri ino minsi umuntu araza akakubwira ati mva wari umuntu mwiza ufite ibitekerezo, ariko kuba uri umurokore ubwabyo byakwishe mu mutwe, ufite ubugoryi bw'abarokore ariko ubundi ubitandukanye n'ibi bintu by'uburokore. Wowe wacuruza ukanunguka, wowe waba umuntu ukomeye n'umwanya ukomeye wawubona. Uyu munsi wa none Satani arimo aratwumvisha yuko kubaha Imana kwatwishe mu mutwe, ku buryo uyu munsi wa none na Satani atwereka ko ducomotse gato mu kubaha Imana twagira ibintu byinshi tugeraho. Kuri abo bantu rero, iyo kubaha Imana gukozejwe isoni, nabo bumva kubaha Imana bibakoze isoni, bagatangira kugenda bikuramo gake gake. Ni handi uzajya kumva wumva umuntu muriyicaranye muri mu bantu badasenga, narangiza avuga ati buriya rero ngewe nubwo nsenga ariko abantu dusengana rwose bafunze mu mutwe, nanjye buriya bantera isesemi baranyobeye. Nshuti zanjye, iyo kubaha Imana kwatagiye gukamuka mu muntu, iyo ari mu bantu atinya, yemera ko kubaha Imana gukozwe isoni kugira ngo kutamukoza isoni. Kuri aba bantu rero kubaha Imana bizana igisuzuguriro, bakumva bafite ubwoba bw'iby'urubanza na Gehenomu, ariko bwa bwoba bwo kuzarimbuka bugenda bugabanuka, noneho bakisubirira mu ngeso zabo za kera. Nshuti zanjye, ikintu cya kane kirimo gusubiza abantu benshi inyuma, nubwo bumva urubanza rubatsinze bagatinya umunsi w'urubanza, banga cyane ikintu cyabibutsa cyose. Ntibahungira aho umukiranutsi yahungira ngo akire, bihunza ibyo byiyumviro, ibintu bishobora gutuma bicara bagatekereza, ahantu bakwicara imitima nama yabo igasabana n'Imana kugira ngo ibibutse ibyaha bakoze bihane bababarirwe. Aho hantu ntibaba bahashaka. Icyo bakora rero, basinziriza imitima yabo ikarorera kubyibwira, nyuma rero banangira imitima yabo, bagakunda ingeso zirushaho kunangira imitima yabo. Rero ni handi uzajya kubona urarika umuntu mubwira utariko twagiye mu gitaramo ku rusengero, narangiza kubwira ati dufite pate iwabo w'umukobwa runaka cyangwa iwabo w'umuhungu runaka. Kubera iki? Kujya mu rusengero n'igihe akubwira akakubwira ati ngiye yonje mu rusengero numva barimo kunshiraho iteka cyane, kandi nta n'impamvu sinjye munyabyaha njyenyine uhari. Rero nshuti zanjye, iki ni ikintu gikomeye. Mukristo arangije ahita abwira Mukristo abwira Byiringiro atumva rero impamvu nyamukuru nizo wavuze hejuru nizo, ariko impamvu nyamukuru nuko imitima y'abo bantu no kwifuza kwabo bitigeze bihinduka. Mu magambo make, niba umutima wanjye utarahindutse, byanga byakunda no kwifuza kwanjye ntikwahindutse. Mu by'ukuri nagira ngo mbabwire igitekerezo mwese mwumvishe cy'ikirura cyagerageje kujya kwigira intama, kiragenda kizijyamo gishakisha uruhu rw'intama ngo kiranarwambara rwose, ngo ariko cyakubitanye n'ibibazo bikomeye. Iyi intama zabaga zirisha ubwatsi, ikirura cyabaga kirimo kurya ubwatsi, ariko cyumva n'izo ntama zigihumurira kikumva rwose biranze. Reka mbabwire yuko byanga byakunda guhinduka ni ikintu kimwe, ariko guhinduka k'umutima bikagendana no kwifuza kwahindutse. Ni ibintu Imana ikora. Niyo mpamvu mubona uyu munsi wa none duhamya ko twahindutse, twarabatijwe, twahawe amazina, ndetse amazina menshi nayo muri Bibiliya. Twicara mu rusengero, tuba turi imbere ku ruhimbi tubwiriza cyangwa turirimba cyangwa duturisha cyangwa twigisha abantu, cyangwa se twicaye no mu materaniro dufite n'ibindi bintu turimo gukoramo. Ariko kimwe mu bintu bibabaje, imitekerereze yacu ntiyahindutse.
cyahindutse. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu arasohotse mu rusengero ikibwirizwa kirimo, akajya hanze akajya kubaza kuri telefone niba Rayon Sport cyangwa APR byatsinze ibitego bingahe. Ni handi uzajya kubona ubone umuntu asohotse mu rusengero arirukanse agiye mu bukwe bwa kanaka asize icyigisho, kandi n'ubundi yari kumara kwiga. N'ubundi reka mbabwire inshuti zanjye, dufite ikibazo gikomeye cy'uko tuvuga yuko twahindutse, ariko ntabwo twahindutse, ahubwo twahinduye aho twari turi. Twari mu tubari tuza mu miryango y'amadini, turinjira turicara, ariko guhinduka k'umutima ntikwigeze kubaho. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none kwifuza kwacu kuracyegeranye cyane no kwifuza twari dufite kera. Umuntu umwe yigeze guca ahantu umanuka ujya ku kibuga cy'indege uva i Remera, hari ahantu bita ku cya Mitsingi, hari icyapa cya Mitsingi. Noneho bajyaga bashyiraho icyapa, arangije arahaca aracyitegereza, arangije aravuga ati rwose iyi Mitsingi irakonje, kandi Mitsingi ikonje iraryoha. Ariko nagira ngo mbabaze inshuti zanjye, uyu munsi wa none niba abantu Imana itarigeze ibiyumvisha ububi bw'ibyaha, byanga byakunda bazaza babona babikumbuye. Rero inshuti zanjye, ndagusaba guhinduka k'umutima, usaba Imana, upfukama Imana iguhindurira umutima, nibwo n'imyifurize yawe izahinduka. Byanga byakunda aho nibwo uzavuga yuko hari aho wavuye n'aho wageze. Ndetse najya mbabwire inshuti zanjye, reka dufate urugero rw'uyu muntu wahindutse, ariko adahindutse ahinduwe n'ubwoba. Uyu muntu aba ameze nk'umujura uhagaze imbere y'umucamanza. Iyo umujura ahagaze imbere y'umucamanza aratinya, agahinda umushyitsi, agasa nk'umuntu wihannye cyane. Ariko ikiba kimutera ni ikihe? Ni uko aba atinya kumanikwa. Si uko aba yanga icyaha cye, ariko wamurekura yagumya kuba umujura, ariko umutima uhindutse ntabwo yazongera kwiba. Rero inshuti zanjye, muzanabibona leta zigerageza gufunga abantu, zamara kubafunga zikabashyira muri gereza kugira ngo bitekerezeho, kugira ngo bagirwe inama. Niko kamaro buriya ka leta, ikabatoza uburyo bakwiye kubana n'abandi bantu neza. Abantu wamubona yicaye muri gereza ukabona aratuje, nta nyeganyega, nta muntu aheruka kurwana nawe, yewe nta n'uwo yafashe mu ijosi. Imyaka 15 yarangira leta ikavuga iti reka tumusohore, uko biri kose ubu yabaye umuntu muzima. Koko rwose hari abantu bahurira n'Imana muri gereza, agahinduka ku mutima. Nubwo yasohoka abantu bakazavuga bati kanaka, waricara akabwira Imana ati Imana narahindutse, ahora n'ubwoba bwatuma yazongera gusubira mu byo yagiyemo kera. Ubwo bwoba bugatuma atongera gukora icyaha n'umunsi n'umwe, ariko ubwo bwoba ni kwa gutinya kwiza gukomoka ku Mana. Ariko hari abandi basohoka muri gereza, yarangiza agahita avuga ati okay, niba narafungiwe umwe, uzongera kunkinisha naho baba 10 nabica nkasubiramo n'ubundi ntacyo nabereyemo. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Imana ikeneye guhinduka k'umutima kuruta guhindura imitekerereze gusa bitewe n'ubwoba watewe n'abantu. Byiringiro yakomeje muri iki gitabo, arangije abwira mukristo ati rero ushobora kumfasha ukambwira impamvu zitera abantu gusubira inyuma nawe? Noneho rero izi mpamvu 9 ndakwinginze ushaka agakaramu, ushaka ahantu uzandika, nurangiza usenge cyane Imana, uririmbe usenge, nurangiza ubwira Imana igufashe. Izi ni intambwe 9 umuntu urimo gusubira inyuma atangira gutera. Rero nshuti zanjye, benshi muri mwe mufite ubwoba, hari n'abagiye babimbaza bakambaza bati nibiki biranga umuntu wasubiye inyuma? Ariko abenshi mwagiye mubibona, abenshi ntago twasubiye inyuma, ariko Satani arimo araduteresha intambwe 9 zitwerekeza mu gusubira inyuma, kandi izi ntambwe ni mbi cyane. Reka mbabwire intambwe ya mbere nshuti yanjye, intambwe ya mbere itera abantu gusubira inyuma, intambwe ya mbere umuntu urimo gusubira inyuma atera, uyu muntu yiyibagiza uko ashobora iby'Imana n'urupfu no kuzacirwaho iteka. Mu magambo make, atangira kwiyumvamo ko afite ubushobozi, akibagirwa ko Imana ariyo soko y'ubushobozi bwe. Uyu muntu atangira kuzaza ashyiramo za njyewe uko mundeba, ese mwaramenye yuko ari njye? Ese yaba kubwiriza, yaba kuririmba, yaba kuyobora itorero, yaba urugo, yaba iki bintu byose ni njyewe. Yibagirwa isoko y'imbaraga, akamera nkande, nka Samusoni, akamera nka Salomo, akamera nka Dawidi. N'abantu benshi bagiye bagwa muri iki kibazo. Ubushobozi bwawe buva mu Mana. Uzamenye yuko uramutse uvuye mu Mana wahinduka umuntu udafite agaciro namba.
icya kabiri kimuranga, intambwe ya kabiri ijyana umuntu mu gusubira inyuma, kureka buhoro buhoro gukora ibibakwiriye mu rwihisho nko gusenga, gusoma Bibiliya bari bonyine, no kuba maso bakirinda Satani, no kuzaza bababazwa n'ibyaha. Umuntu aratangira buhoro buhoro gusenga mu rugo akabireka, ariko yagera mu rusengero ukabona arasenze, cyangwa waba mwamusuye yabona abantu buzuye saro akavuga ati reka da tutarya tudasenze abantu bakagira ngo twaraguye. Yabona abantu bamusuye ari benshi bajya gutaha ati mwihangane dusenge, kandi bari mu biganiro by'umupira, bari mu nzangano z'amoko n'amazuru n'ibiki byose, ariko akavuga ati batagenda kamemu badasenze byagaragara nabi. Gutangira kubura umwanya wo gusenga mu rwihisho, mu rwiherero, ukabura umwanya wo kwiga Bibiliya ku giti cyawe mu rwiherero, ukabura umwanya wo kuba maso no kwirinda Satani. Icyaha wagikora ukumva nta kintu kidasanzwe cyabaye, ahubwo ugatangira gushakisha abandi bakora ibyaha ngo bagutsindishirize aho kubabazwa n'icyo cyaha. Iyi ni intambwe ya kabiri ijyana umuntu ku gusubira inyuma. Intambwe ya gatatu, uyu muntu atangira kwihunza abakristo bakijijwe by'ukuri. Haricara agahita avuga ati bakanaka bigize abantu b'abarokore, bakanaka bigize abantu b'abakizwa cyane, kanaka yigira umuntu w'Imana, njyewe sinshaka kugendana nawe, ajya agenda ukwe nanjye ngenda ukwanjye. Byanga byakunda, iyi ntambwe ya gatatu ituma na bantu bakugiraga inama, bantu bakubwiraga ko wambaye nabi, bantu bajyaga bakubwira yuko wavuze nabi, bantu babona uje mu rusengero wataye gahunda bakagushyira kuri gahunda, utangira kubanga. Iyi ntambwe ya gatatu niyo ntambwe abantu binjiramo bagatangira kurwanya umuyobozi ubangamira intege nke z'abantu. Baratangira bakavuga bati kanaka idini yarigize irye, kanaka urusengero wagira ngo ni urwase. Njyewe rwose reka mbabwire, kwihunza abakristo bakijijwe, iyo ubihunjije Satani agushakira abantu mushobokanye, bantu muzagendana mukajya mu bujajwa, bantu muzicarana mu rusengero amateraniro yarangira akakubwira ati tujyana ahantu mukajya kunywa inzoga, bantu muzarangiza amateraniro mukajya kurara mu minsi mikuru munywa utuyoga, mwagiye kurara muhunahuna. Nshuti zanjye, icyo nagira ngo mbabwire ngiki, byanga byakunda, iyi ntambwe ya gatatu irababaje yo kwihunza abakristo bakijijwe. Intambwe ya kane, bacogora mu gukora ibibakwiriye imbere y'abantu. Ibyo mu rwiherero byabuze, noneho nibyo bakoreraga muri rusange nabyo byamaze gucika intege. Bacogora mu gukora ibibakwiriye imbere y'abantu, nko kumva ijambo ry'Imana mu ruhame, kurisoma ufatanyije n'abandi, no kuganira iby'Imana. Mu magambo make, igikurikiraho umuntu atangira gucika mu materaniro. Amateraniro yo mu mibyizi, amateraniro yo kwiyiriza ubusa no gusenga. Aya materaniro ntayabonekamo, aza ku rusengero hari ikintu cyabaye kidasanzwe, cyangwa abona ikintu cyabaye kiri butuma hahurira n'abantu akumbuye. Nshuti zanjye, nta nubwo ajya yicara ngo afate umwanya wo gusomana n'abandi ijambo ry'Imana. Niyo ahantu ari yicaye ari mu biganiro, kuganira iby'Imana ntabwo biba bimuri hafi. Uyu muntu rero, iyi ni intambwe ya kane umuntu atera arimo gusubira inyuma. Intambwe ya gatanu rero, kubera ko umuntu yamaze kuba mubi, yamaze gutangira kuba mubi, no mu rusengero ntabwo arimo kuhagera ngo yumve ashaka kumva ijambo ry'Imana, no ku rusengero ntashaka kuhagera, ahagera rimwe na rimwe. Intambwe ya gatanu mbi ijyana umuntu ku gusubira inyuma, ni uguhiga amakosa ku bantu b'Imana no guhiga icyo wabagaya. Impamvu zitera ibi ngibi ziba ziva kuri Satani. Icya mbere ngiki, Satani akwereka yuko uri mubi, ariko akakubwira ati nubwo unywa inzoga, nubwo usambana, nubwo urwana, nubwo urugo rwawe umugore wawe wamubujije amahoro, nubwo umugabo wawe umuca inyuma, nubwo abana bawe wabagize ibirara kubera imico yawe mibi, ariko ntabwo ari wowe wenyine. Buriya kwa pasiteri ho waharebye, kwa pasiteri ubona bidahari. Uriya mugabo urimo kubwiriza ngo ni umuvugabutumwa ukomeye, nawe reba buriya se ibyo arimo kuvuga, buriya we ugiye ku kazi ke wamuburaho ikosa? None se uriya mudiyakoni ugiye guturisha, buriya uramutse urebye aho abadiyakoni baba bari, buriya waburamo ujya wikoreramo akiba? Erega abantu bose ni babi, abantu baha bose ni babi. Satani yiteguye gutuma abantu nyuma y'uko kugira mubi atangira kukwereka abantu b'abanyamafuti. Umuntu ijambo ry'Imana ryakubwira ngo ntukanywe inzoga, ugahita utangira uti se kanaka ko azinywa kandi ari umuyobozi w'itorero. Nshuti zanjye, igihe kirageze ngo abantu b'Imana bamenye neza izi ntambwe 9 umuntu atera agana ku gusubira inyuma, kandi uteye izi ntambwe ntagaruka burundu. Nshuti zanjye, intambwe ya 6 ni iyihe? Gutangira kubana n'abantu bakunda iby'isi n'inzoga n'ubusambanyi n'ibindi byaha.
inshuti nziza wazisezereye, urusengero waruvuyemo, watangiye umuntu aricara akakubwira ati ku rusengero twagize amateraniro meza, twaririmbiwe n'iyi korari, ugahita utangira uti kanaka yarayirimo, yego yarayirimo, uriya muntu uko numvishe ku isoko bamuvuga nabi, njye nagize amahirwe kutaza, simba numva namubona aririmba, buriya nawe ni nkanjye ahangaha. Oya nshuti zanjye, Satani yamaze kuguca ku bintu byose by'Imana, atangira kugushakira abantu mugomba kubana bakunda iby'isi, mukazaza muba murimo kuzengurukana, umwanya w'urusengero uragenda ukabura, noneho umwanya w'inzoga ukaboneka. Reka mbabwire, mu bushakashatsi bwakozwe, abantu benshi banywa inzoga b'abapagani, bari abantu mubona banywa inzoga benshi baba bafite amadini babamo, kandi buriya ngo aba yakoze urugendo yagiye kwihisha ngo azinywere ahantu batamuzi. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, ikintu cyitwa inzoga n'ubusambanyi ni ibyaha Satani azahereza abantu mu minsi y'imperuka kugira ngo arimbure kwitegeka kwabo. Kandi birababaje uburyo ibi byaha bibiri bimaze kuzambya amadini, yewe na ba bantu bitwa ngo ni abantu bakora ibintu bidasanzwe mu nzu y'Imana. Iki kintu cyitwa inzoga n'ubusambanyi n'inshuti mbi, byanga byakunda bimaze gutuma abantu benshi, ingabo nyinshi zarapfuye kubera iki kintu. Noneho rero nyuma y'intambwe ya gatandatu, intambwe ya karindwi, baganira iby'isi n'ibiteye isoni rwihishwa, kandi iyo babonye abitwa ko bubaha Imana babikora birabashimisha cyane. Iyo yicaranye n'umuntu yagiye kwinywera inzoga yihishe, cyangwa barimo kuganira ibiganiro bipfuye, yajya kubona akabona, arabanza akakubaza ati niko kana, harya wowe urasenga? Uti yego ndasenga. Usengera? Insengera muri iri dini. Sha rwose pe, rega buriya muzagenda mumenya ibintu gake gake, muzagenda mumenya ibintu gake gake. Burya idini nta n'ikintu rimaze, nawe uzabibona, uretse kutwica mu mutwe nta kintu idini rimaze. Nshuti zanjye, ntabwo mwari mwumva abantu bagira ibiganiro nk'ibi? Hari abantu bishima cyane, akicara yaba arimo kunywa inzoga ahantu, cyangwa se yagiye mu byaha runaka, yajya kubona akabona undi muntu nawe basengana arahaje, nawe yihisha nkawe, yangiza agahita avuga ati uko biri kose ibi bintu biratagatifujwe, ubwo n'akana akaza, uko biri kose ntabwo ari njye njyenyine, kandi ntabwo ari njye njyenyine, ni ikibazo rusange, Imana nitashyiramo imiyaga nyine tuzarimbuke. Inshuti zanjye, iyi mvugo abantu bavuga ngo Imana izashyiramo imiyaga, nagira mbabwire ngo gushyiramo imiyaga ni imvugo yadutse muri ino minsi. Gushyiramo imiyaga ni nko koroshya ibintu. Reka mbabwire yuko ikibazo cy'inyoko muntu Imana yagihaniye i Karuvari. Ku ruhande rw'Imana, Imana yahannye icyaha ku mugaragaro. Ku ruhande rwacu, Imana yashyizemo imiyaga. Ariko nagira mbabwire ngo Karuvari, umuntu uzayisuzugura, umuntu uzasuzugura iby'Imana yakoreye i Karuvari, nta yandi mahirwe, nta yindi miyaga, mu byumve. Nshuti zanjye, hano umuntu wamaze gutera iyi ntambwe ya karindwi, atera intambwe ya munani, atangira gukinisha ibyaha bito ku mugaragaro. Ujya kubona ukabona akoze icyaha, abantu bakicara bakavuga bati ibi bintu se ni ibiki? Ibi bintu kanaka akoze ni ibiki? Yarangiza akabwira ati ubu se nciye nk'amabere. Gukora ibyaha bito ku mugaragaro. Uwajyaga yambara neza aratangira akambara ubusa ku mugaragaro. Icyo ni icyaha yita gito, ariko ku Mana no ku bantu bari bamuzi babona ikintu gikomeye. Umuntu aratangira, ukajya kubona ukabona nta cyiyubaha, nta cyubaha Imana, nta cyubaha abantu b'Imana. Ukajya kubona ukabona ibintu birimo kumugaragaza nuko atangira gukorera ibyaha bitoya ku mugaragaro. Noneho nyuma yaho rero, iyo amaze gukora ibyaha bito ku mugaragaro, akabona abantu bamwe baramushima, noneho akubita atera intambwe ya 9, ari nayo ya nyuma. Intambwe ya 9 yitwa kwerura. Kandi nagira ngo mbabwire ngo vuba bidatinze Imana igiye gushyira ahagaragara, igiye gukuza ikiri mu muntu. Igikurikirana ikihe rero? Iki cya 9. Iyo abantu bamaze kwinangira, biyerekana uko bari, bitsurira mu ruzi ruzabatembana rukabageza mu gahinda no mu makuba. Kandi nagira ngo mbabwire ngo kubw'imbabazi z'Imana nibwo umuntu ashobora gukira. Rero nshuti yanjye, ushobora kuba uri ku ntambwe ya mbere ijyana umuntu kugusubira inyuma, ushobora kuba uri ku ntambwe ya 3, ushobora kuba uri ku ntambwe ya 5, ariko ndagira ngo ngusabe Imana ikurinde kugera ku ntambwe ya 8, kuko intambwe ya 8 ituma ibintu byose byari bifite agaciro bita agaciro. Noneho intambwe ya 9 ni ukwerura. Umuntu wageze mu kwerura, kugaruka kwe ntibishoboka. Ariko hari amasezerano Imana yagiye isezerana. Yesu mu gitabo
mfite gisobanura ibigendanye n'intambara iri hagati ya Kristo na Satani, ari cyo gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, mu cyigisho cya 17 paje 225. Muri iki gitabo baranditse ngo igihe umukiza yabwiraga abayoboke be ibimenyetso byo kugaruka kwe, yanababwiye ibyo gusubira inyuma mu kwizera bizabanziriza kugaruka kwe. Bizaba bimeze gute rero? Nk'uko byagenze mu minsi ya Nowa, hazabaho ibikorwa ndetse n'ubucuruzi bw'iby'isi no gushaka ibinezeza. Abantu bazaba bagura, bagurisha, bahinga, bubaka, barongora, bashyingira. Ibyo bintu mvuze hejuru, kugura, kubiba, kubaka, kugurisha, guhinga, kurongora, gushyingira, ibi bintu ntabwo ari bibi, ariko mwumve ikibi kizaba kibirimo. Ibyo bintu abantu bazabijyamo bibagirwa Imana n'iby'ubuzima bw'igihe kizaza. Nshuti zanjye, ugeze he? Bishoboka yuko ubucuruzi bwagutwaye utakibona umwanya wo gutekereza iby'Imana n'iby'ubuzima bw'ahazaza. Ubukwe wateguye, kurongora cyangwa kurongorwa, bishobora kuba byaraguciye mu nzu y'Imana bikagutandukanya n'abantu b'Imana. Nyuma y'uko ubukwe bwawe bubaye ukaba udaheruka no mu nzu y'Imana, n'ijambo ry'Imana utakiribonera umwanya. Hari abantu bajya mu kugura no kugurisha, ibi bintu bikabatwara umwanya, ibihombo n'inyungu, ibihombo bitunguranye n'inyungu zitunguranye, bigatuma abantu bamwe bagira agahinda, abandi bakagira umurengwe. Guhinga, kubaka, ubu ni ikintu kiri mu mitwe, buri muntu wese arashaka inzu. Abasore mu bitekerezo byabo harimo kurongora, abantu benshi barumva bashaka gushyingirwa. Ibi bintu bizibagiza abantu Imana n'iby'ubuzima bw'igihe kizaza. Kristo yaburiye abariho muri iki gihe avuga ati, ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si, uwo munsi ukazabatungura. Nuko rero mujye muba maso, musenga iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibi byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'umwana w'intama, umwana w'umuntu. Uko itorero rimeze muri iki gihe byavuzwe mu magambo y'Umukiza mu Byahishuwe ngo, ufite izina ry'ukuriho nyamara ukaba uri intumbi. Kandi abantu banga kuva mu mutekano babamo udafite icyo ushingiyeho bahabwa uyu muburo ukomeye ngo, ariko rero nutaba amaso nzaza nk'umujura, nawe ntuzamenye igihe nzagutungurira. Byari ngombwa ko abantu baburirwa iby'ako kaga kabategereje, kugira ngo bitume bitegura ibigiye kuba bijyanye n'irangira ry'igihe cy'imbabazi. Umuhanuzi w'Imana aravuga ati, kandi umunsi w'iteka ni mukuru, uteye ubwoba cyane. Ninde wabasha kuwihanganira? Ninde ufite amaso mu maso hatunganye, udakunda kureba ikibi, habe no kwitegereza ubugoryi, uzabasha guhagarara ubwo Kristo azaba aje. Nshuti zanjye, twihuta, aya magambo aranyibutsa amagambo yo mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, paje 340 mu cyigisho cya 45 cyitwa Kugwa kwa Yeriko. Baranditse ngo, igihe itorero riri mu ngorane, igihe ubukonje no gusubira inyuma mu by'umwuka biriho, bigaha abanzi b'Imana urwaho rwo gutsinda. Niba bimeze bityo, aho kwipfumbata no kuganya ku bw'ako kaga, ni mucyo abagize itorero bishakishe niba nta akani ubarimo. Mu mwuka wo kwicisha bugufi no kwinira mu mutima, mureke buri wese aharanire gutahura ibyaha bihishwe bitubuza amahirwe yo kubana n'Imana. Hari ibyaha bishwe muri njyewe bituma mu itorero habamo ubukonje, hakabamo gusubira inyuma mu by'umwuka. Kandi inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo hari akaga gakomeye. Reka mbabwire amagambo nasomye mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, paje 221. Baranditse ngo, guhangayika ni ubuhumyi. Iyo umuntu ahangayitse aba ari impumyi. Guhangayika ni ubuhumyi, kandi ntibishobora kumenya uko hazaza hazamera. Nyamara Yesu we areba iherezo ry'ikintu ahereye ku ntangiriro zacyo. Muri buri kintu cyose kiturushya, Yesu aba afite uburyo yaduteguriye tuzakiriramo. Amen. Kandi Data wo mu ijuru afite inzira igihumbi zo kuducishamo, kandi nta kintu na kimwe tuziziho izo nzira igihumbi. Abantu bemera kugendera ku ihame rimwe rukumbi ryo gushyira imbere gukorera abandi no kubaha Imana, bazabona ibibahangayikisha biyoyoka, ndetse babona inzira igororotse yo gucamo iri imbere yabo. Amen. Abantu bemera kugendera ku ihame rimwe, ngiri ihame nshaka kuguha uyu munsi. Ihame rimwe rukumbi ni irihe hame? Ni ugushyira imbere gukorera abandi no kubaha Imana. Ikintu cyose uzaza ujya gukora, jya utekereza abandi, nurangiza utekereze kubaha Imana.
byanga byakunda uzabona ibiguhangayikishije biyoyotse, usigara ubona inzira igororotse yo gucamo mu gihe abandi babuze aho baca. Amen. Iyi ni paje 221 igitabo cy'ibifuzwa ibihe byose. Rero nshuti zanjye twihuta, nagira mbabwire ngo mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 12 umurongo wa 13, Imana yagaragaje icyaha kibi abantu b'uyu munsi wa none turimo gukora. Iki cyaha ni icyo Dawidi yari yakoze. Natani aza kubwira Dawidi igihe Dawidi yari yicishije Uriya akarongora umugore we. Natani yaraje arangije aravuga rero mu murongo wa 13 Bibiliya irandika ngo nuko Dawidi abwira Natani ati nacumuye ku Uwiteka. Natani aca muri Dawidi mu magambo. Natani ahita abwira Dawidi atumva, nuko rero Uwiteka yagukuyeho icyaha cyawe, nturi bupfe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ariko kuko wahaye abanzi b'Uwiteka urwitwazo runini rwo kumutuka, ngiki cyaha gikomeye, kubw'icyo cyaha wakoze icyo umwana uzavuka ntazabura gupfa. Natani ahera ko asubira iwe. Icyaha gikomeye turimo gukora muri no minsi ni icyaha cyo guha urwitwazo abanzi b'Uwiteka kugira ngo bamutuke. Uri umuririmbyi, uri umubwiriza, uri umuyobozi w'itorero, uri umuntu w'Imana, uri umuntu w'Imana Imana yatoranyije, kandi wagiye mu mazi menshi umanika akaboko, wemera yuko ibya kera birangiye. Uyu munsi wa none akantu kose kakubayeho gashobora gutuma abanzi b'Uwiteka babona urwitwazo runini rwo kumutuka. Bamaso cyane. Mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 30, nagira ngo mbabwire amagambo akomeye. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko bansuzugura bazasuzugurwa. Nshuti zanjye, abubaha Uwiteka Imana izabubaha inabubahisha abantu, ariko basuzugura Uwiteka Imana ntizabasuzugura, ahubwo bo ubwabo isi izabasuzugura, igihe kizabasuzugura, ubuzima buzabasuzugura birangire n'abantu babasuzuguye. Nshuti zanjye, ndagusaba kugira ngo ube hafi cyane y'Imana. Abantu basubira inyuma, nta masezerano meza basezeraniwe, ariko nanone ijambo ry'Imana riratugarura. Zaburi 78 umurongo wa 57, ahubwo basubira inyuma. Bana Abisiraheli bavugwaga mu gihe bavaga mu Egiputa, ahubwo basubira inyuma bava mu isezerano nk'abasekuruza, barateshuka nk'umuheto uhemukira nyirawo. Mu magambo make, mu biganza by'Imana wa mudamu we unteze amatwi, mu biganza by'Imana wa mugabo we unteze amatwi, mu biganza by'Imana wowe unteze amatwi muri iki cyigisho, ukwiye kumenya kuri umuheto Uwiteka arashisha kugira neza kwe. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi twabaye nk'umuheto uhemukira nyirawo mu biganza by'Imana. Murongo wa 58, kuko bayirakarishije gusengera ahantu habo ho ku mpinga z'imisozi, Imana bayiteje ishyari ibishushanyo byabo bibajwe. Imana ibyumvise irarakara, yanga Abisiraheli urunuka, bituma ireka ubuturo bw'Ishilo, ari bwo hema yabambye hagati y'abantu. Imana mu gihe abantu batayishatse bakayibera umuheto uhemukira nyirawo, Imana irabata n'urusengero rwabo rukaba ntacyo rumaze. Zaburi 79 umurongo wa 18, ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo. Amen. Ukuboko kw'Imana kuba ku muntu wahungiye mu kuboko kwayo kw'iburyo. Umwana w'umuntu wikomereje. Umurongo wa 19, nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguhararuke. Nshuti zanjye, mwirinde guharuruka Imana. Mwibuke iby'Imana yabakoreye mutarabona inzu zo kubamo, mutarabona imodoka, mutarabyara, kubyara byarabananiye. Nimwibuke ibintu Imana yabakoreye murara ku makarito. Nimwibuke ibintu Imana yabakoreye mutaragira ababyeyi, mutaragira inshuti, mutaragira imiryango, no ku kazi mutarabona naho mwakwikinga izuba ku kazi kanyu. Rero nuko rero natwe ntituzasubira inyuma ngo tuguhararuke. Nimwirinde guhararuka Imana. Tuzure natwe turambaza izina ryawe, tuzure natwe turambaza izina ryawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwigarurire, umurikishe mu maso hawe, natwe turakira. Amen. Ngibi ibintu bishobora kugira icyo bimarira umuntu.
mu Migani 14:12 Bibiliya iravuga ngo hariho inzira itunganiye umuntu ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho yaseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo ye y'ibitwenge ni ugushavura. Umurongo wa 14, Imigani 14. Usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo akurikiye, ariko umuntu mwiza azahazwa n'ibimuturukamo. Yesaya, Bibiliya irakomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire amagambo akomeye, wenda muri Yesaya tuhareke tujye muri Yeremiya igice cya 3 umurongo wa 22. Nimugaruke mw'abana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Amen. Ndagusabira ngo Imana ikugarure, kandi nimara kukugarura igukize gusubira inyuma kwawe. Dore turakwitabye kuko uri Uwiteka, Imana yacu. Ngaya amagambo akwiye kuranga umuntu mu gihe Imana ivuga ngo nimugaruke mbakize gusubira inyuma kwanyu. Dukwiye kubwira Imana tuti dore turakwitabye kuko uri Uwiteka Imana yacu. Nshuti zanjye, nagira ngo dusoreze ahangaha tumenye yuko Imana yacu ari urukundo, itwitaho. Imana ibarinde gusubira inyuma, Imana ibagarure, ibarinde gusubira inyuma, kandi nirangiza ibakize, ibigarurire. Kandi byanga byakunda Imana iturinde gukomeza kuba umuheto uhemukira nyirawo, kandi Imana iduhe guhungira mu kiganza cyayo cy'iburyo, kuko uhungira mu kuboko kwe kw'iburyo ari umuntu wikomereje ku Mana, atazasubira inyuma. Imana Uwiteka Mana nziza, turatsinzwe rwose. Byanga byakunda Satani yafashe ibirenge byacu abikura mu rugendo. Ibirenge byacu arimo arabimanura byerekera ikuzimu, kandi intambwe turimo gutera zo gusubira inyuma turimo turumva ntacyo zitwaye. Ijuru ririmo riratakamba, ririmo riratugarura mu ijambo ryawe. Igihe cyose twibagiwe gusenga no kwiga ijambo ryawe, byanga byakunda Satani adutwara tutazi iyo tujya. Ngaho rero duhindurira icyerekezo, uduhindurira inzira, uduteze intambwe zigusanga, kandi uduhe kugira ngo tukubere umuheto utagutenguha. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.